tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Umwami Yesu ashimye. Ndabasukije inshuti z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye, mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Bahaye ikaze kuri wa munsi wacu wo kuwa kane. Iki ni igihe cyo gukizwa, iki ni cyo gihe cyo kugendererwamo. Imana ikugire neza kubw'umwete wawe n'ishaka ryawe ryo gushaka Imana, ryo kunyoterwa n'ijambo ry'Imana. Uwiteka areba inyota ufite, areba inzara ufite, aguhaze mu izina rya Yesu. Reka twubahe Imana, dusenge, dusangire ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwizerwa. Turagushimye kubw'imbabazi zawe, turagushimye kubw'uburinzi bwawe. Mwami waturinze, turamutse amahoro n'abandi biriwe amahoro. Mwami turagushimye kubw'uburinzi bwawe, izina ryawe nirishimwe. Mwami nguko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka gusa abantu be. Turagushimye kuko uturinda. Iyo dushizweyo Mwami tuba turi mu yindi si, ndetse n'umubiri udasobanukiwe, ubugingo buzera hirya no hino. Ariko turagushimye Mwami, abari muri wowe ubugingo bwacu ndibuzerera. Ahubwo Mwami urabugota, ukaburinda imbaraga mbi z'umwijima. Izina ryawe nirishimye. Ndagushimye Data mwiza, bene Data bagifite ku manywa cyangwa se mu gicamunsi kiwabo, Mwami ukomeje nabo kubarinda. Izina ryawe rishimye, ukomeje kurinda ubwoko bwawe, ukomeje kweza umugeni wirongeye, ukomeje kwita ku itorero ryawe riri mu banga. Izina ryawe rishimye. Mwami mwiza, ndakwinginze bana natwe muri uyu mwanya aho tugiye kumva ijambo ryawe. Ndaba ari twe, aho ku mwuka wawe wera bane natwe. Niko senze nizeye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho.
ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Igice cya mbere cyasohotse kivuga ngo Hezekiya atakambira Uwiteka, Uwiteka nawe abakiza umwami wa Ashuri. Izina ry'Imana nirishimye. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana, imbere y'Imana dufite amashimwe. None hakabaho n'ikindi gihe tujya imbere y'Imana dufite umubabaro mu mutima, hari n'igihe urenga umutima ukagaragara no ku maso. Rero uyu munsi turi bukomereze ku muntu bitwa Ezira. Ezira nawe yagize igihe asenga Uwiteka, Uwiteka aramwumva kuko yamutakiye, yagize ute? Acishijwe bugufi. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezira ibice 8 umurongo wa 15, turi busimbuke dusome 21 tugeze kuri 23. 15 akavuga ngo abo mbateraniza ku mugezi ujya Ahavu, tuhaca ingando tuhamara 3. Nitegereza abantu n'abatambyi, sanga nda n'umwe wo mu Balewi ubarimo. Imana idufashe. 21. Maze ndegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahavu, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Ko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikari n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twaravuganye n'umwami duti, amaboko y'Imana yacu, haleluya, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari byayo bidwanya abayireka bose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amena. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Dusoma ijambo ry'Imana ryiza ritwereka Ezira akoranya ubwoko bw'Imana. Arangije kubakoranya arabitegereza. Amaze kubitegereza ngasanga nda n'umwe wo mu Balewi ubarimo. Imana itugire neza. Amaze kubibona ngaho bari ku mugezi ujya Ahavu,
ngo bahaca ingando. Bamaze kuhaca ingando ngo barasenga bahaguma gatatu. Imana itugire neza. Bivuga ngo kuri uwo mugezi Ahabu ngo bahaciye ingando bahamara gatatu kuko bari bategekewe kuhiriza ubusa. Barasenga ngo yagize isoni zo gusaba ngo umwami ngo amuhe ingabo, amuha umutwe w'abasirikari, ngo n'abagendera ku mafarashi, bivuga ngo n'abagenda no ku maguru, bivuga ngo n'ababandi bahehe bo mu ishyamba. N'ubundi hari abasirikari baba mu ishyamba, hari n'abasirikari baba mu gihugu. None ngeze ravuga ngo ni gute nasaba umwami ngo amuhe umutwe w'abasirikari ndetse ngo n'abagenda ku mafarashi, kandi naravuze ngo dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ikora, dufite Imana ivuga, dufite Imana itabara bayo, ko Imana yacu ko itugwanirira. Ngibyo bimutera isoni bitewe n'ibyo yari yaragize yaravuze. Icyamba abantu muri iki gihe tukamera nga Ezira, tukajya twibuka amagambo twavuze, tukajya twibuka ikiganiro twagiranye n'abizera ndetse n'abatizera, bityo twajya turushaho gukizwa, twajya turushaho guca bugufi. Imana itugire neza. Twasomye muri icyo cyigisho cyatambutse igice cya mbere, tubona Hezekiya ngatakambira Imana, ngamaze gutakambira Imana, Imana ibakiza umwami wa Shuri wabateraga iterabwoba. Nkuko nababwiye ati muri icyo gice iyo urebye amera ngututse Imana na Hezekiya. Ntabwo atukanga Imana ngo ayituke, ariko iyo urebye amagambo yavuze bisa n'ibyo. Yabateraga iterabwoba, agatera ubwoko bw'Imana ubwoba, ati muri kwishinga Hezekiya azabakirisha na yahe maboko, azabakirisha zihe mbaraga, azabakirisha zihe ndwaro, ngo muri gukomeza kumwisunga ariko uboshye ngo Imana izabakiza. Ntabwo Imana izabakiza, kuko yibwiraga yuko uko atera ibindi bihugu yarangiza akaribata ibigirwamana byabo, yibwiraga ko ariko agiye kuribata i Yerusalemu, kagiye kuribata i Buyuda, ngo anesha amaboko ya Hezekiya n'abatuye icyo gihugu, narangiza atsemba Imana yacu, niko navuga. Ariko twebwe Imana irakomeye, kandi Imana yacu nda muntu uyigwanirira, Imana yacu nda muntu uyivugira, ubwayo irivugira. Abanzi bacu bagahinda umushitsi, ibyaduhigaga bigaceceka, bigacishwa bugufi. Nawe rero mwene data ndaguhamagariza gusenga, kandi mu gusenga kwa ujye ufata indego, ufata ingamba. Ndupfe gusenga, ndupfe kumva ijambo ry'Imana, ndupfe kuririmba cyangwa wumva abantu baririmba. Oya, ujye wumva ijambo ry'Imana ufite indego, uvuga ngo Mana reka iri jambo ryawe rimbindure, ringira uwo wowe ushaka, ringire uwo wambamagariye kuba. Mugu uri gusenga ati Imana gusenga kwanjye kukugereho, kandi wumve ijwi ryanjye, urebe umubabaro wo mu mutima. Hari n'igihe umubabaro wo mu mutima urenga ukagaragara hano ku maso, wenda nga bambabaye ndimubone ko mbabaye, ariko igihe kikagera wa mubabaro bahishe, wa mubabaro ndabagaragarije ukandenga. Nawe upfukame imbere y'Imana uyinga ati Imana muri uku gusenga kwanjye ndifuza ko mwami wangira icyuma cyawe, ukangira umugende wawe, ngaba uwo ushaka. Dawidi yakundaga gusenga akavuga ati Uwiteka cyariza ugutwi kwawe wumve gusenga kwanjye, urebe umubabaro w'umugaragu wawe, utebuke uzunabare, utebuke uzungize. Nawe mu gusenga kwawe ujye ugira ingamba, uhamagara Imana yo mu ijuru igutabare kugire neza. Ndugapfe gusenga, ngusenge nk'ababane, gusenga kutagira imbinuka. Mu gusenga kwawe ujye uhinduka, mu gusenga kwawe ujye usenga ibintu bihinduke. Mbese mvuge muri iyi mvugo gusenga guhindura ibintu n'umutima w'umuntu. Imana ishimwe. Ngo Ezra rero kuri 21 aravuga ngo maze ndegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahabu. Ariyiriza ubusa,
atakambira Imana ati Imana reba amagambo navuze, naravuze yuko ushobora byose, naravuze ati yuko ukomeye, none ndakwinginze udutabare, turimo kukuyoboza inzira, twebwe n'abana bacu, twebwe n'ibintu byacu, twebwe n'abo turi bo bose n'ibyo dufite byose, twaje kuri uyu mugezi Ahavu, twaciye ingano y'iminsi 3, turakwinginze useruke udutabare utugirire neza. Kuko Eze yari yaravuganye n'umwami aramubwira ati amaboko y'Uwiteka ari kubamushaka bose ngo abagirire neza. Haleluya. Amaboko y'Uwiteka ari ku muntu wese umushaka, ngo ariko imbaraga ze n'uburakari bwe ngo biri kubamureka bose. Imana idufashe. Mwene data, gusenga kwawe gira ingamba, usengane umurava ndetse n'umwete, kandi mwuko gusenga kwawe ujye ufata ibyemezo by'indashikirwa, we gufata ibyemezo by'umupfapfa. Umupfapfa yibwira ngo umupfapfa kandi asenga ngo umupfapfa. Ati Imana nundabara, nutandabara, nutangira neza ngo ndagura Imana. Ndashaka kugutangariza ko wabaho neza, wabaho nabi, waba muremure, waba mugufi, uko waba uri kose ndakizahindura Imana. Amagambo wavuga ntabwo yazahindura Imana. Rero ca bugufa huri ugambire gusenga, kandi gusenga kwawe were gupfa gusenga. Ngo Ezra ngo baca bugufi. Mu gusenga tuba tuciye bugufi. Umwami Hezekiya yiyambuye icyubahiro, arapfukama n'umuhanuzi Yesaya, arapfukama n'umuhanuzi Yesaya, barafatanya basenga Imana. Ariko abahanuzi b'ikigeze ko bameze, murasenga aricyo wamuhaye, nawe uramubwira ati musenge aricyo wifuza, ubuhanuzi bw'umwana w'umuntu. Udashatse kumenya icyo Imana igushakaho, udashatse kumenya icyo Uwiteka agutekerezaho, wari ukwiriye gufata ingamba ugasenga ku giti cyawe, ugahamagara Imana ku giti cyawe. Umurinzi wa 62 mu gakiza twamurinda avuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera ku Mana ngatambuka ng'inyenyeri. Haleluya. Ngo umutima uzatuza ndetse n'umucyo uzaba mwinshi. Ngo niba dukurikiye inzira y'amasengesho, niba ukurikiye inzira y'amasengesho, umutima wawe uzatuza, n'umucyo ube mwinshi, umucyo ube mwinshi muri wowe, urukundo rube rwinshi, imbabazi zibe nyinshi, kugira neza kube kwishi, uburakari bushire, umunezero ube mwinshi. Ariko niba ugize ute? Niba ukurikiye inzira y'amasengesho. Umurinzi yangiza ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Umwana muto ndango yavuze mu buryo bw'umubiri ati uno umwana w'imyaka 5, nabyo nibyo. Ariko na hano twabisobanura no mu yindi mvugo ngo wa muntu gitanga inzira y'agakiza, nubwo ari umwana mu by'agakiza, nasenga umutima wakawushikamisha ku Uwiteka, ntabwo azagira ubwoba. Ibigerageza zaba arimo gucamo ntabwo azagira ubwoba, kuko atazaba ari wenyine. Imana itugirire neza. Mwene data, naguhamagarizaga ngo mu gihe usenga ujye ufata ingamba, were gupfa gusenga, were gupfa kumva ijambo ry'Imana, were gupfa kuririmba cyangwa se ngo wumva baririmba, aho kumva ijambo ry'Imana kandi ugyemerere rikore umurimo ukomeye muri wowe, riguhindure. Niba ari ugusenga, senga guhindura, senga kugira imbinduka. Usenga umutima wawe uke, umutima wawe ukire. Senga ibyifuzo wazanye imbere y'Imana, ugire kwizera, uyitaka imbere ndabujyanje, irakumva, igusubize kugire neza. Mwene data, were gupfa gusenga, were gupfa kumva ijambo, were gupfa kuririmba. Oya, ririmba ibintu bihindura umutima, umutima uke. Senga umutima uke, ririmba uhinduke, ugira umutima mushya muri wowe.
amen. Umutima uke, umutima ube mushya, uhinduke. Ngo amaboko y'Uwiteka yari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Haleluya. Niba uri gushaka Imana urayibona, niba uri kuyihamagara urayibona, ariko ngo umuntu utarimo kuyishaka, uburakari bwe n'imbaraga ze ngo biri kuri abo bayiretse. Mwene data, niyo wasengaga ukagira ibyo byo kubana n'Imana, ubu bikaba ari ndabyo, imbaraga z'Uwiteka n'uburakari bwe buri kuri wowe. Ariko ndagukangura, ndagukomanga mu izina ry'Uwiteka ngo wibuke ubusabane wagiraga n'Imana, wongere ukanguke, Imana ibane nawe. Tunganira Imana rero ubudasiba, kandi ujye uhora uyisenga, ubane n'abayo, ndasoni uzagira nubona Yesu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ya Isiraheli, turagushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe, turagushimye kubw'umutima uduhaye utera imbaraga. Ijambo ryaradushishikariza natwe ngo duce ingando dusenge, duce ingando dusenge. Umuririmbyi warabanga imbakanya Yesu nze ngwengere. Mwami natwe turagushimye kubw'amagambo yawe uduhaye, araduhamagariza gusenga, kandi gusenga kwacu dufata ingamba, mu gusenga kwacu dufata icyemezo, kandi nidusenga twere gupfa gusenga, dusenge tubishizeho umutima, dusenge Mwami tuguhanze amaso, ngo maze Ezira ngo nabo bari bari kumwe, ngo nibyo byose byo bari bafite ubutunzi bwabo, ngo bicisha bugufi ku mugezi Ahabu, baragutakambira, baraguhamagara, ngo baguhamagaye nabo urabumva. Mwami ubemera ku cyifuzo cyabo, uragisubiza, urabemerera, ugendana nabo, ubacira inzira imutunganiye, kuko wari ugambiriye kubagirira neza, nabo bari bagambiriye kukuyoboza inzira. Ngweretse umwene data ugambiriye kuba yasenga muri we. Hari abasenga kuwa mbere, hari abasenga kuwa kabiri, hari abasenga kuwa gatatu, hari n'abasenga kuwa kane, hari n'abasenga kuwa gatanu, kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Abagambira gufata umwanzuro wo gusenga, bagambira gufata umunsi wo kujya babana nabo, ndetse n'abagambire kera cyane bakaba basenga ariko ndibabihagararemo neza. Ndabazanye imbere yawe, ubashigikire, ubayobore, umwuka wawe wera ababeho cyane mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze ubagire neza, ndakwinginze ubarengere, ndakwinginze ubashigikire mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa. Suka inyota yo gusenga mu mitima yacu, suka inyota yo kubana nawe, suka inyota n'inzara byo gushaka mu maso hawe. Mwami washakaga mu maso hawe mu batubanjirije, Mwami wumvaga gusenga kwabo, nawe ugatebuka ukabatabara, ngo maze ngo Abisiraheli bari mu Misiri, bari mu gihe cy'ubugaragwa, bari mu gihe cy'uburetwa, bakubitwa ibiboko, Mwami bagira ibyo bidashotse, babatoteza, babagwanya bari ku gahato, bakwibutsa isezerano wagiranye na sogokuruza Aburahamu. Baragutakambira, nawe uri mu ijuru urabareba, ngo umenye uko bamerewe, ngo umaze kumenya uko bamerewe ndetse n'uko bameze, ngo uratebuka urabatabara, urabakiza. Ndakwinginze gira neza umuja wawe, gira neza umugaragu wawe, Mwami umukize, umugire neza, nanjye ungize ungire neza. Reka gusenga kwacu kube gusenga gufite umumaro, reka gusenga kwacu kubemo kuguhesha icyubahiro. Ezra yaragambiriye ko Mwami umenyekana ng'Imana itabara, yaragambiriye yuko umenyekana, maze ko uyu Mwami nawe amenya kuri Imana itabara, kuri Imana itakeneye amafarashi, kuri Imana idakeneye abagenda ku mafarashi, kuri Imana itagwana ukoresheje umutwe w'abasirikare, ahubwo wowe ubwawe urigwanirira kandi ukagwana n'ubwoko bwawe. Bana natwe rero tugire neza, ugambire gusenga umushigikire nk'urugendo rw'Isiyoni. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimira kubw'ijambo ryawe waduhaye, bana natwe uturengere. Niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.
ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.